Special Forces z'Abarundi zimaze gukubuka mu myitozo ikomeye cyane muri gihugu cya Isirayeli aho ziteguye guhangana n'urugamba rukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, ariko kandi hari ingabo nyinshi z'Abarundi zikomeje kwirunda ahangaha muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zikomeje gutozwa kugira ngo zihangane na M23, ariko kandi umugabo Mbayahaga ndetse na Nkongoro icyo bapfa cyamaze kujya ahagaragara abarapfike bano bagabo, ariko kandi mu minyobo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo imirambo myinshi itagira ingano y'abacashuro ndetse n'abandi bakiri bazima ariko babuze uko basohoka muri iyi myobo ndetse batabitswemo na drone ndetse n'ingabo za M23 muri rusange. Ibi biraterwa n'ikirabira muri rusange, ariko kandi hari urugamba rukaze cyane mu mujyi wa Baraka aho hari drone nyinshi ziri kurasa muri uyu mujyi ku nshuro ya mbere bibaye kuva intambara ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbaye ikaze muri amakuru ko turebe ko byose bimeze. Nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose. Twanzikaye amakuru dore mu mujyi wa Baraka hari urugamba rukaze cyane bagaze bitariya muri Baraka. Hariya muri Baraka harimo harakomeza kuberamo ibitero bikomeye cyane bitandukanye, kandi uriya mujyi wa Baraka nibwo bwa mbere haberamo ibitero. Yego. Dore ko hariya muri uriya mujyi wa Baraka usanzwe ari umujyi utuwemo n'abo mu bwoko bw'Ababembe, n'Ababembe bonyine barabyivugira ko uriya mujyi ari uwabo. Uriya mujyi wakunze kugaragaramo umugenerale autoproclamé wo bitaya Kutumba niwe wawubagamo, ni nawe wawurindiraga umutekano wafatanyije n'ingabo z'u Burundi. Hanyuma noneho uyu mujyi wa Baraka mu kanya gatoya hakaba hamaze kugeramo amadrone. Drone zikaba zirimo kurasa. Drone ya mbere yaje irekura amakompra abiri, ya kabiri iraza irekura abiri, ya gatatu iraza irekura abiri. Ikaba yarekuye amadrone ya makompra hejuru y'abasirikare. Hari abasirikare barimo bava muri Kalemi, abandi bakaba barimo bava mu Burundi. Aba bose bari bamaze kwambuka bavuye bavuye mu bwato cyangwa se muri bato, bari bavuye mu bwato. Noneho nibwo izo drone zahise zitangira kubarasa, barimo bagenda bakusanya imizigo yabo se ibikoresho byabo bazanye, nibwo drone zahise zitangira kubarasa hariya muri turiya duce. Bikaba bigaragara ko amafoto dufite hamaze gupfa abasirikare benshi cyane, ari aba FARDC ndetse ari n'Abarundi nibo cyane bazanywe n'ariya mabato. Aha ni kurwana n'undi muri rusange muri Baraka. Hariya muri Baraka gusa n'amakompra twabona ni drone zaharashe, ntabwo turi abona abigambye ko aribo bashobora kuba bagabye biriya bitero. Gusa abakongomani bari hariya bari zirangabo za Kongo zirimo ziravuga ko ari M23 yabagabye ibitero iri kurasa kuri FARDC. Abandi nabo bakavuga ko atari bo bagabye iki M23 ndi abasubiza, ariko birashoboka ko M23 irashobora kubagaba ibitero cyangwa se bakaba bakoresha yakoranabuhanga ryabo bajya bakunda gukoresha mu gihe bashaka kubagabaho ibitero za drone zabo bakaziyobya zikongera zikajya kugira gute zikajya kubarasa. Yego. Aho ngo birumvikana cyane. Hanyuma izo drone nese ubwo ntabe gusubizanya hagati ya FARDC nese na M23 kibarasubizanya erega ni kuri hagati yaho M23 iri naho ngaho muri Baraka ni kure cyane. Yego. Uretse ibitero bya drone washiramo gusa kugira ngo babashe kugira gute babashe guhangana, ariko ibindi bitero nta bindi bitero byagera hariya muri Baraka. Uyu mujyi urumva no bwa mbere bayimo imirwano, byaba bisobanuye iki mu gihe aha naho haba hageze urugamba? Hariya icyo byaba bisobanuye nuko hariya hageze urugamba, nuko urugamba hariya rwaba ruhinduye indi shusho. Ishusho tuyibonamo kabara gace gasobanuye iki kwanza muri rusange kuri kariya gace bagakubise kuri bakagakuramo byanga byakunda. Hariya muri Minembwe abaturage batangira kubona amahoro. Babona amahoro kubera ko abasirikari bose bambuka batera hariya muri Minembwe bose bavuye muri turiya duce tw'iki muri turiya duce twa Baraka. Kuvanga abava i Burundi banyura hariya muri Baraka, abava Kalemi nabo banyura hariya muri Baraka. Yego. N'abava Uvira nabo banyura hariya muri Baraka, nibo bambukira nabo. Hari igihe bashobora guca umuhanda w'itaka, hari n'igihe bashobora guca mu mazi, ariko byose bahingukira hehe hariya muri Baraka. Urumva ko Baraka yabaye centre cyangwa se umujyi ufite indiri y'abanzi bashaka kwica abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge baherereye hehe mu misozi miremire ya Minembwe. Ubwo se ntiyabere nka twirwa naho na M23 bari gushaka kuziba izo nzira no kugira ngo bakumire bya byambu bicamo FARDC n'abandi bafatanya ntibyashoboka? Birashobora gushoboka ko icyo ngicyo uvuze ni kimwe. Icya kabiri nongeraho nuko
bashobora no kuvuga ngo bariya abasirikare barazamutse n'ubundi baje kudutera ni twebwe tuje guhangana nabo bashobora kuvuga mu 23 ati reka tubohereze ibitero bakiriri hepfo tubanetralize batarabasha kutugeraho ibyo nabyo birashoboka kandi mu 23 kuba yagaba ibitero ku ngabo za FARDC FDLR na Wazalendo si igitangaza kubera nibo bagize gute nibo bahanganye birumvikana cyane yego none sizi ingabo z'abarundi zakomeje kujya hanga muri Kongo ku bwinshi n'uyu munsi wakomeje kuhirunda rwose wakomeje kubikurikirana izi ngabo zo ziri kujyanamo n'iki muri rusange objectif yabo ni imwe bariya ntabwo bagiye mu ivugabutumwa bariya bagiye kugira ngo babashe kurimbura abandi babashe kurimbura abo mu bwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko bariya barundi bashyizwemo ideology na Kisekedi ibabwira ngo umuntu wese w'umututsi ntabwo yemerewe kuba muri Kongo bavuga ko umuntu wese w'umututsi atari umukongomani si umukongomani agomba kujya hese agomba kujya mu Rwanda iwabo ni mu Rwanda niko bavuga niko bavuga ati none se ntubizi se bajya babwira bariya abanyamurenge ati muzatahe mujye musubire iwanyu mu Rwanda bakabwira bariya abanyamasisi b'abatutsi bakababwira ati ntabwo muzatahe mujye iwanyu mu Rwanda bazi ko umuntu wese w'umututsi yewe barabana barokariza bagatangira kubereka ko umututsi iyo avuga ikinyarwanda we aba ari kuvuga iki iwe yaravuga ikinyarwanda ariko umuntu urimo uvuga ikinyarwanda bavuga ko arimo avuga iki atarimo aravuga igihutu kandi nta rurimi rw'igihutu rubaho ntabwo rubaho rwose ibyo nibyo ni ukugira ngo babashe gukarakteriza abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babereke ko batavukana kandi bose bavukana bafite inkomoko imwe bakomoka mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari nayo mpamvu hariya hazamutse ingabo nyinshi cyane harangije kuzamuka ingabo za Kongo nyinshi cyane hazamutse ingabo z'u Burundi nyinshi cyane kandi bazamutse mu duce twinshi dutandukanye hari abazamutse ku Kirungu hari abazamutse Gafinda hari abazamutse Munanira hari n'abandi bazamutse mu tundi duce dutandukanye hari noneho n'abagiye kuzamuka banyura Baraka berekeza Fizi batambuka berekeza hariya za Kananda abandi batambuka berekeza hariya kwa Murima nibagera hariya kwa Murima hari abazazamuka muri Mukoko hari abazazamuka Nyaruhinga hari n'abandi bazakomeza berekera Pwenzero ari bazakomeza berekeza hariya muri turiya duce twa za Mikenga byanga byakunda hariya hagiye kubera urugamba rukomeye cyane birumvikana cyane rwose yego aho hanyuma tukiri kuri izi ngabo z'abarundi imyitozo zikubutsemo muri Isirayeli ibihagaze bite urakoze cyane hari ingabo z'abarundi ziyobowe n'umugabo bita Ndikumana Sostene uyu mugabo Ndikumana Sostene ni umukoloneli niwe uyoboye izi ngabo izi ni force speciale cyangwa special force izi ngabo zivuye kwitoreza muri Israel kandi zagiye kwitoza bazijyana kujya kwiteza bamaze amezi 6 babe babwira ngo mujye kwitoza nimuvaye muzazamuka mujye mu misozi miremire ya Minembwe murebe ko ari mwebwe mujye kurwana ruriya rugamba dore ko rwananiye benshi cyane tuzi ko ari mwebwe mushobora kugira gute kurushobora yego bishingiye ku myitozo bakora muri Isirayeli ihwanye n'uko bazarwana ku rugamba ubu se ukurikije uko wabibonye hari icyizere kingana gute cy'uko bagera ku ntego bahawe n'amasomo bahawe bari hari icyizere cyabo ndakeka ntago gifatika sinkeka ko bari aribo bazanye imbaraga nyinshi cyane ziruta izababanje hariya dukurikije wenda ubutwari bwa Isirayeli n'igisikare cyabo gikomeye nibwira ko batanga ubumenyi bukomeye kugira ngo kuko batsinde umwanzi ariko hari igihe utanga ubumenyi ubuhaye ntabashe kubufata nicyo kibazo icyo nicyo kibazo kirimo ariko icyo tuzi cyo nuko zirangabo z'u Burundi si ubwa mbere n'abigeze kujyayo mbere nabo bari baratorejwe muri Isirayeli bari abahibu ujya bumva bita ngo ni abahibu bari batorejwe mu Bushinwa urumva ziriya serpent noire bavuga inzoka z'umukara ziriya nazo zatorejwe muri Isirayeli yego hanyuma noneho hakaba haje ziri special z'abarundi zivuye muri Isirayeli ndakeka ntacyo bakora hariya kuri bari abana batwirwaneho bivuze ngo ubwo bashaka ko bahabwa ubumenyi budahagije cyangwa se bukeya bahabwa ubumenyi ariko gushyira mu bikorwa birabananira nicyo kibazo gikomeye nicyo kibazo gikomeye cyane hanyuma kandi ndagira ngo tugaruke no ku mugabo bita Nkongoro ndetse na Bayahaga abagabo barapfiki muri rusange uyu mugabo bita Kongoro bamwita Kongoro bigira umwami Jacques bamaze igihe kirekire bakorana n'uwo bita bigira umwami nako uwo bita Bayahaga bari abagabo uko bimeze barakoranaga cyane bakoranaga mu buryo bwo kugira ngo babashe kunetraliza abo mu bwoko bw'abanyamurenge basove bavuga ko ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zirimo zirinda umutekano w'abanyamurenge kandi batarimo barinda umutekano ahubwo barimo babica wabonye bamwe mu basirikare mu banyamurenge bari hariya muri turiya duce
bavuye muri za Amerika nahe handi Yego. bajya gushimira bene wabo, bajya gushimira Evariste Ndayishimiye ngo ingabo ze zibarindiye umutekano. Biriya turufu yari yakozwe n'uwo bita Kongoro n'uwo bita Mbayahaga, ariko noneho ubu ngubu batangiye kuvanamo. Ejo bundi wumvishe Mbayahaga avuga ngo Kongoro ni umugambanyi. Yego. Yazamuye Yakutumba. Yakutumba niwe wariye inka zabo zose, niwe wishe ababyeyi babo, niwe wasenye amazu yabo. Ati Kongoro se ubona atandukaniye he na Yakutumba? Ati yakagombye kuba Kongoro yarabanje akahagera mbere akaganira n'uwo bita n'abaturage akabumvisha ukuntu Yakutumba azaza. Ariko icyo bapfuye twarangije kukimenya. Umugabo bita Kongoro we ku giti cye yaragiye yegera umugabo bita Kisekedi. Urabona ziriya ntwaro bazana hariya mu Burundi, ziriya ntwaro zagurwaga n'uwo bita Mbayahaga ndetse n'uwo bita Neva. abo babiri nibo batangaga isoko y'intwaro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gute se aho ndumva harimo ikibazo, bakagurira igihugu, bakagura intwaro ikindi gihugu cyane rwose ku nyungu cy'isubwo, kubera bafatanyije urugamba. Nose Neva amutandukanya na Kisekedi ni umuntu umwe, nibo batangaga isoko, Kisekedi akishura iki amafaranga. Hanyuma uriya mugabo Mbayahaga nuwo bita Neva bakagerayo bakuramo kuri amasoko kabo batanze. None mu minsi yashize umugabo bita Kongoro amubwira ati, abwira Perezida Kisekedi ati ibi bintu burimo kujyamo ntabwo bifatika. Ni gute wicara ukumva ko uwo bita Kongoro, ukumva ko uwo bita Mbayahaga n'uwo bita Neva aribo bagomba kujya kutugurira intwaro, kandi twebwe natwe dufite ubushobozi bwo gutumiza izo ntwaro tukagenda tukazizana? Yego. Perezida aramwumva, arangije kumwumva aramubwira ati se nihe twazibona? Aravuga ati indege tuzigura hariya mu Bubiligi, imodoka nako amasasu tuyagurirayo, imbunda tuzigurirayo. Ni gute twajya duhambaye haga uburenganzira akaba ari ujya kutugurira iki? Ujya kutugurira intwaro we na Neva, natwe duhari bisa nkaho dusuzuguritse. Birumvikana. Ati akaba ari nayo mpamvu amasasu yacu n'imbunda zacu zangirikiye hariya tukabura abantu bazitwishyurira. Ati ibyo ngibyo tubyihorere, tujye tugenda tujye kuzigura, kuko twabonye Kongoro avuga ati ngewe nkora no mu rwego rw'umutekano, avuga ati ngewe ngiye kugura n'amadrone n'amasasu yo kurasa bene wacu bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Akabiresira wubwe wenyine yabivuze, yabivuye hariya mu Bibogobogo. Yego. Noneho nibwo Mbayahaga yaje kumenya ko Kongoro ari we wabibwiye Etienne Kisekedi nako Felix Antoine Kisekedi, avuga ko rero babimubwiye kugira ngo ayo masoko batazajya bakomeza kugira gute kuyabona. Nibwo noneho Mbayahaga yahise yigendera mu social media atangira kuvuga uwo bita Kongoro. Kugeza ubu ngubu Kongoro yabaye umwanzi w'u Burundi. Kongoro ntiyakandagira mu Burundi. Iyo wabaye umwanzi wa Mbayahaga babaye umwanzi wa Neva. Iyo wabaye umwanzi wa Neva babaye umwanzi wa Mbayahaga. Ni ukuvuga Kongoro ngiye abagikandagira hariya mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana cyane. Azakandagireyo narangiza gukandagirayo dutanga ubuhamya ku Kongoro. Ubwo yabizira birumvikana. Yabizira rwose. Ariko se wenda iryo soko mbere yuko bivuzwe Kongoro agiye kugambana kwa Kisekedi, aya masoko Neva na Mbayahaga barayambuwe yo kugura za ntwaro cyangwa byarakomeje? Barayambuwe rega bahabwaga amafaranga na Kongo. Yego. Bo bakagenda bakajya gushaka amasoko, barangiza kubona amasoko bakazana ibikoresho, bakahamagara Kongo, Kongo ikaza bakayimurika ibikoresho byabo bayiguriye. Yego. Nyuma noneho Kongoro bari wegera Kisekedi ati ibi turi gukora ntabwo ari byo. Ni gute dufata Mbayahaga tugafata niwo bita Neva akaba rero bazajya bajya kutugurira ibikoresho? Twe ntabwo ngo dufite bwo kujya kugura ibikoresho byacu ngo tubizane tubibike hano, bijye bihaguruka bive hariya Kalemi bigende bijye ku rugamba. Yego. Iyo ideology Kisekedi arayumva, nuko isosi ya Neva na Mbayahaga ibiguyemo inshishi. Noneho kugeza ubu ngubu ari ba Kisekedi ari ba Kongoro tibaba bakigera hariya. Birumvikana cyane. Nibahagera abanzi baraba bageze hariya. Twibukijeho gato y'abantu, uyu Kongoro mbese ni muntu ki, ariko kandi Mbayahaga we ni muntu ki kugira ngo bigere kuri urwego? Mbayahaga ni igikoresho cy'umugabo bita Neva. Babaga basinyangura kuvuga amateka yabo, kubera nta mateka meza bagira. Umuntu yajya kubavuga amateka meza kandi barimo bica abantu. Kongoro ni umujyanama wa perezida. Yego. Ajya avuga ngo umujyanama wa perezida mu by'umutekano niko ajya besha, ariko sinzi nimba ari umujyanama wa perezida mu bijyanye n'iki. Hari ibyo ajya akunda kwiyitirira byinshi cyane. Umuntu umujyanama wa perezida mu by'umutekano, ndi umujyanama wa perezida mu bijyanye no gutegura irangamuntu nshyashya tuzabona. Umujyanama wa perezida avuga byinshi cyane. Ni umuntu we wa hafi cyane. Ni umuntu we wa hafi cyane kandi barakorana koko. Mbayahaga akongeraho akaba pasiteri, ariko nawe akaba igikoresho cy'uwo bita Neva. Sibyo, ariko nawe akaba igikoresho cye
uhakana ibyo Neva akorera abatutsi kubera ko yamugize iturufu kubera ko nawe ari iki ari umututsi birumvikana cyane nawo ngubo nibo bitambaye haga nuwo bita nani Kongoro. nagira ngo twibutse agote ko batamenyere cyane abantu bagabo dukomeze n'andi makuru tunyarukira hariya ku rugamba rukomeye hari abacanshuro benshi bari mu myobo baheze haba abapfuye n'abakiri bazima muri ndagira ngo tubwire kuri iyi mirambo iri mu myobo bihagaze bite hariya ndakeka imirambo yo yabiri mu myobo yo nta kibazo kirimo n'ubundi imirambo ijya mu myobo ariko ntabwo ashyinguwe mu cyubahiro ntabwo ashyinguwe mu cyubahiro hari abasirikare se bahari abajya bashingwa mu cyubahiro n'abasirikare bazima bari muri iyo myobo bari muri iyo myobo hari abasirikare bazima umunsi bafata aho bita kuri Sinayi hashize kangange iminsi ine gutyo iminsi ngahe nibwo hatangiye gucicikana amafoto hariya kuri Sinayi hariya noneho hari abasirikare b'abacancuro bari hariya kuri Sinayi bari baracukuye umwobo bari baracukuye imyobo imwe yinjira ifite ibyumba indi bacukura imyobo gukigenda uburyo barwanaga hariya barangiza kurwana bakongera bakinjira muri ya myobo yego ingabo za mama 23 zimaze gufata gahunda ndetse natwirwaneho yo kwigarurira uriya musozi ingabo zari ziri aho ngaho zabuze uburyo zihunga ndagushimira ikora abanye natwe muri aya makuru yaduteguriye nshime n'abantu bose babanye natwe muri aya makuru badukurikiye no hatandukanye nitwa Ajabu Marashina ari kumwe na Nikora mwese Imana ibarinde.